Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro muri aka kanya. Ijambo ry'Imana rimanutse kugira ngo turibwirize riri muri Bibiliya, igitabo cyo Kuva, igice cya 20 uhereye ku murongo wa mbere. Angaha Imana yabwiraga Abisirayeli amategeko 10. Turasoma uhereye ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Angaha Imana ngo ivuga aya magambo yose iti: Ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa, mu nzu y'uburetwa. Ntukagire izindi mana mu maso yanjye, ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Ntukabyikubite imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base, nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga, nkababarira abankunda bakitondera amategeko yanjye, nkageza ku buzukuruza babo b'ibihe ibihumbi. Imana ihabwa icyubahiro. Ndashimira Imana yuko uyu munsi iduhaye ijambo, ariko iri jambo ni ijambo rigenewe buri muntu wese uza kuryumva, waba uri umuntu muto, waba uri umuntu mukuru, waba uri umukozi w'Imana, waba uwizera Imana cyangwa utayizera. Ni ukuvuga ngo ni ijambo Imana itwihanangiriza kudasenga ibigirwamana. Ibigirwamana biri ubwoko bwinshi, biri mu bwoko bwinshi, kuko hari ibigirwamana bisanzwe tuzi yuko abantu babazaga ibiti, bakabaza amabuye, bakayikubita imbere, bakavuga yuko ibyo biti basenga cyangwa ayo mabuye basenga ariyo mana yabo, ibaha urubyaro, ibaha imvura n'ibindi byose. Ariko uyu munsi wa none ikigirwamana ntabwo ari byo byonyine gusa, ahubwo ni ikintu icyo ari cyo cyose gifata umwanya wa mbere mu buzima bwawe, noneho akaba ari cyo ushyiraho imbaraga zawe zose, ibitekerezo byawe byose, noneho Imana ukayigira iya nyuma. Umwanya wawe wose mwinshi ukawushyira kuri icyo kintu, ibitekerezo byinshi ukabishyira kuri icyo kintu. Ndetse tujya tubibona, hari igihe umuntu aba ari mu rusengero barimo kubwiriza, ndetse ijambo ririmo kubwiriza, Imana iba yamanutse yaciye mu bakozi b'Imana barimo kuvuga ijambo ryayo, ariko ugasanga umuntu ntahari mu bitekerezo. Wenda ibitekerezo bye yagiye mu bucuruzi, ariko ukamubona mu gihagararo ugasanga arahari, ariko umwuka we wagiye yibereye mu bindi. Ubwo ibyo bintu bindi yahaye agaciro nibyo bigirwamana bye. Imana rero ngo ni Imana ifuha. Imana ifuhira itorero ryayo. Itorero ni umugeni wa Kristo. Itorero ni umugeni wa Kristo, kandi Kristo nk'uko ari umutwe w'itorero, kandi twebwe tukaba umugeni. Umuntu wese wizeye Imana, umuntu wese wakijijwe, aba yahindutse umugeni wa Kristo. Ni ukuvuga ngo iyo Imana yabonye twahaye agaciro ibyo bindi byose, twebwe tukayiha igihe gito, byaba biri mu materaniro, ugasanga twebwe ntabwo amateraniro twayahaye agaciro, ntabwo twahaye agaciro ijambo ryayo. Ijambo ry'Imana ni urwandiko Imana iba yaratwandikiye rwo kuduhugura, rwo kutubwira ko idukunda, rwo kudukebura, ariko yabona tudahaye ijambo agaciro, ariko agaciro twagahaye ibindi, umwanya mwinshi twawuhaye ibindi, umwanya mwinshi twawuhaye wenda akazi dukora, umwanya mwinshi twawuhaye bene wacu cyangwa abana bacu cyangwa abagore bacu cyangwa abagabo bacu. Imana ibona yuko turimo gusenga ibigirwamana, kandi ngo ni Imana ifuha. Imana itubabarire uyu munsi wa none, itugirire neza, kandi dusubire ku rufatiro rwo guha Imana agaciro. Tumenye yuko Imana ariyo rufatiro rw'ubuzima bwacu, Imana niyo rufatiro rwa business dukora, Imana niyo rufatiro rw'imiryango yacu, Imana niyo rufatiro rwa buri kimwe cyose. Duhe Imana agaciro. Niduha Imana agaciro, nituyubaha, nayo izatugirira neza, izaduha umugisha. Imana itugirire neza. Muntu urimo kunyumva uyu munsi, menya ibigirwamana urimo gusenga.
bimenye, umenye n'uburyo ukwiriye gusubira ku rufatiro rw'Imana yawe, ugasenga Imana yawe, ibyo bigirwamana ukabyikuramo, ibyo bigirwamana ukabireka, kubera yuko iyo usomye amateka y'Abisirayeli, kubera yuko baretse Imana yabo bagatangira gusenga ibigirwamana by'abanyamahanga, Imana yarabahanye, irabahana ku banzi babo, baranyagwa bajyanwa n'abanzi babo, ndetse bamara imyaka myinshi mu bunyage muri Babiloni. Nyuma y'imyaka 70 Imana irongera bababarira, baragaruka basubira mu gihugu cyabo. Ariko uyu munsi wa none ndagira ngo nawe urebe ikigirwamana urimo gusenga. Imana irashaka kugira ngo ujye ugira n'akanya wavuye mu kazi ushimira Imana ko yakaguhaye, noneho unayigirire nawe umwanya uyishimire, usenge, usome ijambo ryayo. Reka Imana tuyiha agaciro, tumenye ko Imana ariyo itubeshejeho, ariyo iturinda indwara, ariyo idukemurira ibibazo, ariyo soko y'ubuzima bwacu. Noneho tuyihe umwanya uhagije, tuyubahe, ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nkunda bankunda kandi abanshakana umwete bazambona. Nshoje rero ubutumwa mbwira abantu mwese murimo kunyumva, kugira ngo dushakire Imana umwanya, tumenye Imana yacu ko ariyo Mana nyakuri, iyi Mana yaremye ijuru n'isi, tutarabaho yari iriho, niyo iturinda, niyo itugaburira, niyo iturinda, niyo itwitayeho, niyo itunyuza mu gicucu cy'urupfu, niyo idukiza ibyago biba byadushyikiye, niyo idukura mu bibazo, niyo ikiza indwara, niyo soko y'ubuzima, niyo itanga amahoro, niyo ikemura ibibazo byacu, kandi niyo itubabarira ibyaha byacu, niyo iturwanira intambara zacu zose. Iyo niyo Mana rero dukwiriye kwitaho cyane, niyo dukwiriye kuramya, niyo dukwiriye gushimira. Ibindi bigirwamana byose dukwiriye gutandukana nabyo, kugira ngo Imana iduhe umugisha. Ngo igihe Abisirayeli basengaga Imana yabo bakayigarukira, Imana nayo yabahaga umugisha. Batangira kuyivaho batangiye gusenga ibigirwamana, Imana nayo ikabahana, bagahura n'ibibazo, bagahura n'abanzi babo, bakagirirwa nabi cyane. Uyu munsi wa none niba dushaka ko duhabwa umugisha n'Imana, reka dutandukane n'ikintu cyitwa ikigirwamana cyose, noneho tugarukire Imana yacu, natwe Imana izabana natwe. Rero Imana ibagiriye neza, ibahe umugisha, mukomeze mutekereze kuri iryo jambo. Ni igice cyo Kuva, igice cya 20 uhereye ku murongo wa mbere, mu gisome cyose mwumve. Ariko nk'uko Imana yihanangirije Abisirayeli ngo ntibagasenga ibigirwamana, ngo babyikubite imbere, nawe reba ikigirwamana kiri mu buzima bwawe, nawe reba ikintu kikubuza gusenga, nawe reba ikintu gituma ujya imbere y'Imana ukumva urarambiye, ukumva urasinzira, ariko wajya mu bindi ukumva urashishikaye, ukumva ubyitayeho. Ibyo bintu byose bigutwarira umwanya mwinshi, Imana ukayiha igihe gito. Ibyo bintu witeho cyane, Imana ntuyiteho, ibyo biba byahindutse ikigirwamana. Rero ntabwo igihe kirarenga. Uyu munsi niba ijambo rigufasheho, iki ni igihe cyo kwihana, kandi ugasubira mu murongo, ugatangira gusenga Imana yawe, ugatangira kujya ugira umwanya wo kujya guterana n'abandi, ukajya utangira no gusoma ijambo, kandi ugasubira mu murongo mwiza. Imana ibagiriye neza. Nitwa Pastor Nsengimana Sylvestre, telefoni ni 0788 635 996. Imana ibagiriye neza, ibiteho mu izina rya Yesu, amen.